Ushobora kuba ubizi cyangwa utabizi, ariko hari intambara ihaza izindi zose ziri mu isi. Aho iyi ntambara ibera igikenya ni uko ari we wese uvukiye mu isi, yaba abishaka cyangwa atabishaka, agomba kuyirwana. Ubu nimba ugiye gukora ikintu runaka, mu mutwe wawe ibitekerezo bizamo ni bibiri: kugikora cyangwa kukireka. Iri ni ishingiro rikomeye ry'intambara, amahitamo. Iyi ntambara bayita intambara ikomeye kuko izindi zose zabayeho n'izirimo kubaho ni nk'udushashi twayo. Mbese iyi ntambara ikomeye yatangiye gute? Yatangiriye he? Mbese ni gute twe twayisanzemo tudafite amahitamo yo kuyivamo? Mbere y'uko dutangira kwimbika, ndagira ngo nkwibutse y'uko nawe wasangiza abadukurikiye igitekerezo cyangwa ugakanda subscribe kugira ngo buri gihe uko tuzadushyiraho ikiganiro nawe uzajya ukibona. Uwiteka aguhe umugisha. Iby'iyi ntambara ikomeye, reka twumve icyo Bibiliya bivugaho. Mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9 haragira hati: mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabara kurwanya cya kiyoka, ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo. Ntibanesha, kandi mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nk'uko tubibona muri Ezekiyeli igice cya 28, kwishyira hejuru kwa Lusufero ari we Satani nicyo cyatumye iyi ntambara iba. Yasuzuguye Imana, ashaka no gufata ubutegetsi bwayo. Ibi byari ibintu bidashoboka yuko ikiremwa kiyobora umuremyi. Nyuma y'uko Satani agandishije 1/3 cy'abamarayika, yaraciwe, ndetse ahe n'aho abamarayika bari bamukurikiye ntihaba hakiboneka mu ijuru, maze bajugunywa mu isi. Iyi yari intangiriro y'intambara ikomeye yari kugena izindi ntambara zose zari zigiye gukurikiraho. Buri kiremwa cyose cyo mu ijuru cyafashe uruhande cyagombaga guhereramo. Gushidikanya ku Mana ko imico yayo ari myiza byari ikintu kitagombaga kubabarirwa. Imico yayo yari nta makemwa, kandi ibyo yakoraga byose byarigaragazaga. Igihe yari imaze kurema isi mu minsi 7 ikoresheje ijambo ryayo ndetse ikarema n'umuntu, byari ibikorwa bigaragaza yuko Imana ari inyabushobozi kandi ifite urukundo. Abamarayika benshi kubwo kudasesengura ngo bumve imiburo y'Imana, ahubwo bagatega amatwi Satani gusa, basaruye gucibwa mu ijuru, ndetse ubu nta n'ibyiringiro bagifite byo kurisubiramo. Natwe uyu munsi, umuntu udasenga ndetse ngo asome Bibiliya, asesengure ndetse asabe Mwuka Wera muyobore, nawe nta kabuza azaba nk'aba bamarayika. Nubwo bari batunganye kose, ariko Satani yashoboye kubashuka. None se twe tudatunganye, twadufiteho ububasha bungana gute? Ibi bisa n'ibigoranye kuvuga yuko Satani atagutsinda cyangwa ngo agushuke, yarabashije gushuka ibiremwa bitacumuye. Amahirwe amwe dufite ni uko dufite uwamunesheje mu ijuru, kandi buri munsi akaba dusaba yuko twamwakira kugira ngo atuneshereze. Mbese ubundi ikiremwa muntu cyo cyisanze gute muri iyi ntambara? Nta mpande ebyiri zariho, uruhande rwari rumwe umwana w'umuntu yaremwe ariho. Imana yifuzaga yuko umwana w'umuntu yaguma mu biganza bye, maze akaba ikiremwa kiyinezeza. Yamuremye mu ishusho yayo, kuko yashakaga kurema ikiremwa cyiza, kigaragara neza, kandi kiruta ibindi byose cyari kuzajya gihora cyishimisha. Abamarayika bose batangajwe n'iki kiremwa kuko cyari ikiremwa kidasanzwe. Cyari ikiremwa cyiza ndetse giteye ubwuzu. Si abamarayika gusa, kuko na Adamu igihe yamaraga kuremerwa Eva, yabonye ari ikiremwa gitangaje kandi kidasanzwe. Niko gutangara, maze aravuga ati: uyu ni igufa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Iyi niyo surprise ya mbere ikomeye yabayeho ku mwana w'umuntu. Ibi byari ibikorwa bigaragaza yuko Uwiteka yakundaga ikiremwa muntu. Nk'uko amategeko n'urukundo bijyana nk'isanga n'ingoyi, ni nako Uwiteka yagombaga kubwira umuntu ibyo akunda. Kwitondera amategeko yose y'ijuru byari bisobanuye yuko yifatanyije n'abo mu ijuru bose ndetse n'Imana. Ariko kuyahinyuza ndetse akayasuzugura byari kugaragaza yuko yari kuba yifatanyije na Satani, nk'uko n'ubundi aricyo cyari cyateye intambara ikomeye yose yari yabayeho mu ijuru. Umuntu yari afite uburenganzira bwo guhitamo. Uwiteka nk'umuremyi w'umunyarukundo ntabwo yari kwigaragaza nk'umunyagitugu yima umuntu amahitamo. Yamurekeye amahitamo
maze yereka umuntu icyiza icyo ari cyo kugira ngo akigenderemo, ndetse inamwereka ikibi icyo ari cyo kugira ngo akirinde. Buri mugoroba Uwiteka ubwe yiyiziraga mu ngobyi ya Edeni ije kuganiriza umuntu. Mbega urukundo Uwiteka yari afitiye umuntu! Cyari ikiremwa cyiza, kandi Uwiteka yakiremanye urukundo rwagombaga kugaragazwa n'umushyikirano bagirana. Muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 10 haravuga ngo, nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwe. Ahangaha icyo umwana w'umuntu yasabwaga kera cyari iki ngiki Yesu Kristo yakoze cyo kwitondera amategeko y'Uwiteka kugira ngo agume mu rukundo rwe. Ibi ngibi ntibyashobotse kuri Adamu na Eva, kuko Satani yabashutse maze bakica itegeko ry'Uwiteka. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahinduka nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremera ibicocero. Ahangaha umuntu yari yishyize mu kaga ko gukurikira Satani n'ibyo amubwira, nk'uko na ba bamarayika bandi bajugunyanywe nawe bishyize mu kaga ko kumva ibyo Satani ababwira ndetse bakabyemera. Ikiremwa muntu nticyari kikibarizwa mu muryango w'Imana, kuko cyari cyateye ikirenge mu cya Satani, cyifuza kuba nk'Imana nk'uko na Satani nawe ubwe yifuje kuba nk'Imana igihe yari agiye gucumura. Icyari ikiremwa cyiza cyaremwe n'Imana, Satani yari amaze kucyigarurira. Ariko Imana kubera yakundaga umuntu cyane, ntiyifuje yuko uwo muntu ahera buheriheri. Nk'uko yari ari mu biganza bya Satani, Uwiteka yakoresheje ibishoboka byose kugira ngo yongere kwigarura umwana w'umuntu. Byasabaga kwishyira mu kaga, maze hakaboneka umuntu ugomba guhanirwa icyaha cy'uwo mwana w'umuntu. Nta kindi kiremwa cyo mu ijuru cyasaga n'umuntu. Atari ibyo gusa, nta n'ikindi cyari gifitiye umuntu urukundo ku buryo yakwitangira ibyaha bye, kandi ari we wabyijyanyemo ku bushake. Yesu ubwe ariyo Mana, niyo yari yujuje ibishoboka byose byatuma umuntu yitangirwa. Itangira igice cya mbere umurongo wa 26. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikuruka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana yonyine niyo yashoboraga kwishyura igihano cy'umuntu basa, kandi yaremye mu ishusho yayo, kandi wari umeze nkayo. Nyuma y'uko Imana itanze isezerano ryo gucungura umuntu ndetse ikanabikora, icyari gisigaye kwari ukuyemera cyangwa kuyihitamo. Ahangaha amahitamo yari abaye abiri: guhitamo icyiza cyangwa ikibi, guhitamo Imana cyangwa Satani. Nta mo hagati hari hariho. Uru rwari urugamba, ariyo ntambara ikomeye na n'ubu tukirimo. Mbese none ni gute iyi ntambara ikomeye ari ryo shingiro ry'izindi ntambara zose ziriho ku isi? Abantu benshi iyo babirebye ntago babisobanukirwa, ariko izindi ntambara zose ziri kuba ku isi ni nk'udushashi tw'iyi ntambara ikomeye. Uhereye ku mwana utuka umubyeyi, umugabo ukubita umugore, kugeza ku ntambara y'igihugu ku kindi, ibyo byose ni ibigaragaza iyi ntambara ikomeye y'uko iri kubaho. Inshuro nyinshi uzumva inteko z'ibihugu zateranye zirimo ziratora itegeko y'uko zajya gutera ikindi gihugu. Hagati aho ngaho haba hari intambara yo guhitamo hagati y'icyiza n'ikibi, kumena amaraso ndetse no kuba inkorarugomo, cyangwa guhitamo gukunda bagenzi bacu ndetse tukabitaho. Byari bigoranye kumvisha Adamu kuntu Kayini yishe Abeli, ariko iki nicyo cyari igisobanuro cy'intambara ikomeye bari bishoyemo. Gufata umuntu ukamwica kuko yakweretse inzira nziza, iki ngiki nicyo cyabaye kuri Abeli. Ibi ngibi ntago bitandukanye cyane n'inkuru zihora zicicikana muri iki kinyejana z'umugore wishe umugabo we, umugabo wishe umugore, umwana wishe umubyeyi, cyangwa umubyeyi wishe umwana.
Icyihishe inyuma y'ibi byose ni intambara ikomeye. Satani ari hafi ya buri muntu wese kugira ngo amugire inama igayitse, ariyo yo gusuzugura amategeko y'Imana. Natangajwe cyane no kubona umwana mutoya ukiri ku ibere aruma nyina ibere bitewe n'uko afite umujinya. Ibi byongorerano ntabwo bigendera kuko ungana cyangwa imyaka ufite, ahubwo ni kamere umuntu avukana y'icyaha. Satani aba ari hafi buri gihe kugira ngo akuze iyi kamere tuvukana y'icyaha twokojwe na Adamu. Ariko Yesu Kristo nawe buri gihe aba ari hafi kugira ngo iyi kamere ayicubye, maze aduhe kamere ye ariyo y'ubutungane. Mbese amahirwe wowe ufite yo guhitamo uyakoresha uhitamo iyihe kamere? Iy'Imana cyangwa iya Satani? Ibyo byose bigenwa n'icyo ukoze nyuma yo guhitamo. Icyiza ni uko buri muntu wese asobanukiwe n'icyiza icyo ari cyo, kuko Uwiteka yakidusobanuriye. Hari abantu bibwira yuko hari icyo bakora kugira ngo muri iyi ntambara ntibayigiremo uruhare, ariko ndakubwiza ukuri yuko aho ngaho wibeshye, kuko umuntu wese uvutse akagera hano ku isi aba afashe igihe mu ntambara. Ibyo dukora byose bigateza ibibazo cyangwa bigakemura ibibazo, byose biba bivuye mu mahitamo twagize. Iryo ngiryo ni ryo shingiro ry'intambara ikomeye, kandi nta muntu n'umwe ushobora kubaho atagira amahitamo. Rwana, senga, wirekure intwaro yawe ariyo kwizera ndetse n'ijambo ry'Imana, gusenga buri munsi ndetse n'ibindi bikorwa byose bitwegereza Imana, kugira ngo wa munsi Yesu Kristo azagarukira tuzibanire. Nubwo ufashe igihe mu ntambara, ariko hari uwayinesheje ndetse yiteguye nawe kukuneshereza. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukumwemerera akaba mu migendere yawe, ndetse ibyo wibwira n'ibyo ukora bikagengwa nawe, kugira ngo ubwo azaza tuzibanire. None se gutsinda iyi ntambara bishobokera nde? Igisubizo ni kimwe gusa, ni uwizeye Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi, kugira ngo amurwanire kandi amutsindire. Ibyo ni byo nkwifurije, ni mu izina rya Yesu, amen. Igitekerezo cyawe n'inyunganizi ni ingenzi mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Niba utarakanda subscribe, uyu ni we mwanya wawe kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Uwiteka abahe umugisha kandi abamurikishirize mu maso ye, mu izina rya Yesu.